bantu banjye muraho mumeze neza. No bari dofsha nk'ibisanzwe muhaye kaze ku Uburezi Rwanda TV. None aha ngaha hari amakuru yihutirwa ajyanye na scholarship ya HEC ariko mu gihugu cya Maroc kufatanye na Guverinoma y'u Rwanda. Hano tugiye kurebera hamwe ni ibiki bisabwa, ni bande bagomba kujya kuyiga, gomba kuba wujuje ibiki, ikorwa ite, hasabwa izihe document, byose turebe uko bigenda. Deadline ni ryari, iri open kuva ryari, ikorwa ite, byose tubirebe. Tugiye kubana ni Ubado official. Ni murugamba bigeze ku YouTube channel y'Uburezi Rwanda TV, kanda subscribe, ufungure inzogera, kandi like, tera comment, hasigaye ibindi tuzagenda tubimenya gake gake nko kwicana nayo bafunguriye mu minsi mikeya ishize, hashize ibyumweru bibiri ndakeka ni bibiri. Ubundi ka turebe hano rwose kuri University of kuri HEC ni bitangaje ivuga ngo Kingdom of Morocco, Government of Rwanda. Hano bashyizeho link, katuyifungure turebe. Bahita baduhereza document, birumvikana iyi document tugiye kuyinyuzamo amaso twihuta cyane turebe na ayahe mahirwe arimo. Hano bavuze ati the higher education council wish to inform the general public that Tech Kingdom of Morocco has offered to the Government of Rwanda scholarship at Bachelor level. Hano HEC iramenyesha abantu muri rusange ko Kingdom ya ubwami bwa Maroc bwatanze scholarship kuri leta y'u Rwanda muri Bachelor level. Bachelor level ni imyaka 4 cyangwa se nyine A0. Then baravuga ngo the scholarship are available in the programs of medical studies. Scholarship iboneka muri program za medicine studies, engineering, architecture, agriculture and veterinary science. Please note that all courses will be taught in French. Ikigomba kumenyeka ngashobora ko nuko ugomba kuzisanga muri French. Niba utumva igifaransa hano biragoye ko cyangwa se ushaka kuba utacyumva ariko ukaburi ready yuko uzemera kwiga ibyo wiga mu gifaransa. The interested candidate should submit the following applications document. Umukandida ubyifuza cyangwa se umushaka ku applying agomba kohereza izi documents zikurikira: application letter yoherejwe kuri deja wa higher education council hano mu Rwanda, ubishyiraho n'ikintu wifuza. Icya kabiri, kopi y'irangamuntu cyangwa se valid passport. Icya gatatu ni one passport size photo. One passport size photo ni foto ngufi ya nyine ya passport. Okay, baravuga ngo transcript of at last 2 years of high school. Ibirete ebyiri s'imyaka 2 ya nyuma muri secondary school. Hano bahita bavuga ubwo ni senior 6 ndetse na senior 5 kubize general education, cyangwa level 5 ndetse na level 4 kubize technical secondary school. Please note, candidate must possess a senior 6 result slip or certificate with score of 80%. Hano ugomba kufite amanota 80% kuzamura. Kindi complete application hano ngiyi bayitanze, katuyifungure turebe. Link ngiyi hano tuyifungure, ushobora no kuyandika link muyirebe pinned hano muri comment. Iri hano irapininze neza hano muri comment. Yifunguye uraza kareba hano kubona haranditse ngo application for credential higher learning institution. Muri kubona ino ni link y'ijano kuri loni bigiye gusaba inguzanyo, ariko twije tuza turaza hano tugakora account. Hano uze gukora account bahita bakwereka ibintu byinshi. Ubwo uraza ugahera hano ngo gashyiramo amazina byose, acronym n'izina rigufi byose ukabyuzuza. Sasa imyirondoro uraje kuyuzuza uza hano hehe ugakora account. Maze gukora create account
then bahita biza nyine ahita haza account yawe ukaba wakoze inza application. Ku bantu rero muri tayari kwakira amasomo muri French ariko ari muri biriya byose, munyandikire bafashe abandi bashoboye babyifokorere, kuko hano mbahaye amakuru n'inzira mugomba kubinyuzamo byose. Ibindi ndakeka naho ubutaha tubanaga ya Robert Dofsho. Niba wakunze ino video kora subscribe, tubana igihe cyose muntu wanjye dore icane ije vuba, nta byumweru bingahe, nta kwezi kurashira. Robert Dofsho narayihoreye ntago nkinyuzaho nkuko mwabinsabye. So umunsi mwiza, Imana ibarinde, bye bye, God bless you.